utameze gutya ubukerwe bikururaho aba umurongo kuguhinira kunyura mu kuguhinira wamara uyu murongo wita ukuraho ukuraho iki noneho iyo urangije ufata ibipimo byo mu gituza ukabigabanya kane nk'uko dusanzwe tugabanya ibindi byose. Iyo umaze kubigabanya kane ananisha tukugabura ibiro n'inani zingahe telefone muzingahe turabona 10 n'igice imirongo. Noneho bya 10 n'igice niho turatubonye tuzabashyireho igice dusigarana igice imirongo kugira ngo tubone amaha. Hano turashaka gutaye turamanukamo 15 oba 15 inzira ku burimbo bw'umuntu. Ubu uburimbo bweye ayina 20 batekaho ebyiri cyangwa dushyireho rimwe ryo kuduteraho turangiza nuko tugushaka amaha nuko tugushaka muri taye aho bita taye noneho ari nabyo tureta kugura iki ubundi uko zikajya zikoresha ubundi
imyaka ibiri ntabwo wajya kunyura y'umukara fungiramo aho ngaho urudodo uraza urunyuze hano uri hejuru ntabwo uri hejuru ubu haraba hafunguye turacyari hano rero hose hano twabona ko dufite kangahe hano twabona ko umuntu akaba kangahe aha ubwo tugiye guca iyi mirongo ihuza ku mubyo twahoze turi gukora iki twahoze turi gukora iki tumara hano turihaho ishati ya santimetero imibare mike bayita mike imibare mike bayita santimetero uruhande bayita inchi muri pati ya kabiri tuzayiga ubutaha nyuma y'uko banza twatandikiraho kumenya ukikara izirayini zikoreshe no kumenya kwihaho inzu eshatu y'amapeshi niyo bita poromantire. Iyo umaze kubona poromantire ikiba gisigaye usigaje kugabanya gufata bya bipimo twabonye anani eshatu hazabura ibiro bingahe twapima bingahe 10 kikweka n'iki nibyo turaza dupime ahangaha 10 kikweka mirongo tubizane hano aka ni agapaki tuma kuva hano kugera hano noneho iyo urangije ubwo umara no gukora layini zimwe wozita hano ya eshatu twatetse hano niyo turongera hano dukore ijambo dukore umurongo bita centrage umurongo bita centrage line kiramanyisha line ya centrage ni pati imbere please ngo indi tuzayitaha kubera ikote cyakigenda ugenda urigaho ubutweka harimo line turaza gutamo hano nizo turatamo hano izo nazo tuzaziga itaha kubera ikoti ntabwo umuntu uhita uryigiraho ngo uhita ukora iki uhita urifatira ngo naho utaha abandi nizere ko ukoze iki umuntu uri kubikora kurungu urabanza wagita hano